Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, kongeye gura ku mucyo w'isabato, ndakuramukije nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye ko nanone tugize umwanya wo kurambura mu byanditswe byera ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Amen. Nanone ngarukanye n'umuvandimwe Bernard, tumaranye iminsi, ngira ngo uyu munsi none tugiye gupfundikira ibihe tumaranye. Yego. Ndagushimira cyane ko wabanye natwe mbivanye ku mutima. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka manze nguherera umwanya n'ubundi uramutse bene data bakunze kubana natwe muri ibi biganiro. Byari bifite insanganyamatsiko ihebuje, ngira ngo abantu banejejwe nayo, yo gusuzuma isabato mu mibereho ya Kristo. Turamutse. Urakoze cyane Eric. Nongeye kwifuriza ikaze abavandimwe badukurikiye, kandi nawe ngushimira ko wemeye gukoreshwa n'Imana kugira ngo tuganire kuri no ngingo. Ntekereza ko yenda hari utagiye gusubika uzakomeza. Yego. Imana iguhe umugisha. Amen. Bavandimwe badukurikiye, namwe mbifurije ikaze. Reka rwose ibingibi ntibizagarukira ahangaha, ahubwo tugeze no mu bwami bw'ijuru tuzahurireho twongere kuganira, tuvuge tuti ariko uzi yuko igihe mwigishaga kuri iyi ngingo byamfashije. Yego rwose. Tuzanezerwa kuko tutaruhiye ubusa. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uretse no kuba tuzahurira mu ijuru, ni umunezero ukomeye cyane. Ariko n'igihe tukiri mu isi hano haba hariho adresse zacu. Hashobora kuba hari uwagize ikibazo mu biganiro twaganiriye, turamuraritse rwose kugira ngo ikibazo yaba yarahuye nacyo cyangwa se inyunganizi ashaka gutanga azatunyureho, tubasha kumuhuza n'umwigisha wacu wabanye natwe. Niba hari ibibazo abasha kumubaza mu buryo bw'umwihariko cyangwa se ari byabaza ku mucyo w'isabato, tubashe kumufasha, twungurana ibitekerezo, umurimo w'Imana ujye mbere. Icyo twifuza ni uko tuzabana mu ijuru nk'uko bikomojeho, atari twe twenyine n'aba ngaba bari kubireba, ahubwo nabo bazabwira nabo iyi nkuru nziza y'uko Imana idushakaho binyuze mu ijambo ryayo. Amen. Reka rero tudatinze twinjire mu kiganiro. Ni umuco wacu ko tubanza gusenga. Dusabe n'ubundi ubanze udusengere. Turagushimira Nyiranyaguhoraho, nyiricyubahiro giheranije, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe mu nsanganyamatsiko z'ibyigisho twagiye dutambutsa. Icyubahiro kibi cyane. Amen. Ijambo ryawe ni rikuru kandi riraturuta. Dukwiriye kuricira bugufi cyane kugira ngo ritwigishe. Amen. Dusabiye umugisha cyane abantu bakurikiye ibi byigisho, ariko kandi natwe turisabiye cyane kugira ngo weze imitima yacu. Tutigisha abandi, twebwe tukabonekwaho ko tutemewe nawe. Natwe tunganye imitima yacu, Mana yacu. Amen. Kugira ngo twe hamwe nabo iri jambo ryagezeho tuzabane nabo mu bwami bwawe. Amen. Reka muri iki kiganiro gisa nk'igipfundikira ibyo twamaze igihe tureba, tukurarike ngo ubane natwe. Amen. Utwungure ubwenge, uduhe amagambo yawe ngo tuyasangire n'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Vandimwe rero watuganirije byinshi, turebye uko Kristo yaje mu isi, umugambi ukomeye wari umuzanye, waduhishuriye iby'umugambi wo gucungurwa, duhishuriye iby'umugambi wo guhishura imico y'Imana, kuko ari we kurabagirana ku bwiza bwa Data wa twese. Twasuzumye uko yasobanuye amategeko y'Imana nko guhishurwa kw'imico y'Imana, ndetse ubushize watweretse n'ibyerekeranye n'itegeko ry'isabato nuko yarishyiraga mu bikorwa. Uyu munsi se noneho ugiye kutuganiriza iki ku magambo aheruka? Murakoze cyane Eric ku nsanganyamatsiko iheruka ibi byigisho. Reka n'ubundi turebere hamwe amagambo ya Yesu Kristo
ya nyuma uko yitwaye n'icyo yavuze ku byerekeranye n'ingingo y'isabato, cyane ko insanganyamatsiko yacu muri rusange kwari ukurebera hamwe iby'umurimo wa Kristo n'isabato. Mu byigisho twagiye tuganira, ni iki Kristo yaba yaravuze ku magambo yaheruka avuga ku byerekeranye n'isabato igihe yari ari hano ku isi? Ndumva ariyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Eric, iyo usomye muri Matayo igice cya 24, Yesu Kristo avuga ku byerekeranye no kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Iki gice abantu benshi bakunze kukigishaho bagaragaza ibyerekeranye n'ibigomba kubaho mu minsi y'imperuka, cyangwa se mu minsi iheruka, amateka y'isi, ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Kristo, ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko ndagira ngo mbibutse ko ibi ni bimwe mu biganiro Kristo yagiye agira biheruka amateka y'imibereho ye ubwo yari ari hano ku isi. Ndetse iki kiganiro Kristo yagiranye n'abigishwa, Kristo yakigize ari hamwe tuyita ngo ni kuwa gatatu w'isabato. Mu yandi magambo uko abantu bamenyereye mu Kinyarwanda hari kuwa kabiri. W'icyumweru cye cya nyuma giheruka imibereho ye ubwo yari hano ku isi. Kandi iki kiganiro uburyo wenda kinakomeye cyane yakigize ari kumwe n'abigishwa be 12 abari baremeye kumukurikira. Buriya urabizi, ntekereza yuko abantu uko ari abigishwa b'ibyanditswe byera bazi neza muri Matayo igice cya 23 uburyo Yesu rwose byerekeranye n'ishyanga ry'abayuda byanze urusengero rwabo akarusohokamo akarusiga ari umusaka. Ariko hari abantu bari baranambye kuri Kristo bakamukurikira. Abo rero hari amabanga menshi yagiye abahishurira, harimo n'ibyerekeranye n'ibyabaye muri iki gice cya 24. Iyo usomye muri iki gice cya 24 uhereye ku murongo wa 15, hari icyo Kristo abwira ababigishwa be igihe bari bateraniye ku musozi wa Irayoni, aricyo nshaka gukomozaho mvuga ku byerekeranye n'isabato nk'uko yabivuze. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Arakomeza ku murongo wa 21, ku murongo wa 20, namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ryari ku munsi w'isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kurimwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kugenza gute kubaho, ntuzongera kubaho. Mu yandi magambo, urugamba ruheruka cyangwa se ibyerekeranye n'iminsi iheruka amateka y'isi mu ngingo nyinshi zitandukanye zirimo zigize ibyerekeranye n'iyo minsi y'imperuka, Yesu hano arengurije no ku cyitwa isabato. Yego, birumvikana neza iyo uhereye ku murongo wa 15, kuko Yesu yerekana inkomoko y'urugamba ahantu rutangiriye. Ndabona havugwamo iby'ubuhanuzi bwo muri Daniyeli, iby'ikizira kirimbura, ndumva ari muri Daniyeli 9. Yego, kumurimbuza azaza ku ibaba ry'ibizira. Ese ku iherezo ry'iminsi by'ibyumweru 70 umurimbuza azaza ku ibaba ry'ibizira, Daniyeli 9:27. Yego, ibi byarengurizaga ku iherezo ry'ubwami by'imyaka yahariwe ubwoko bw'abayuda, imyaka 190. Ndetse abize ubuhanuzi bwo muri Daniyeli tubona iyo minsi irangira muri 34 ubwo bateraga Stefano amabuye. Nyuma yaho rero ngo umurimbuza azaza kuba baryibizira. Ese ntibyaba birenguriza nyine ku kurimbuka kwa Yerusalemu nk'uko byaje kugenda muri 70?
ngira ngo niko kusura k'ubuhanuzi. ibyo niko abantu benshi yenda bashobora kubitekereza, ariko batubwiye ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu bivuze ngo ni ibintu bibiri tugomba kubonamo ubuhanuzi. ni ibintu bibiri bikomatanyirije hamwe, kandi abantu bagomba kuboneramo gusohora kw'ibigomba kubaho mu mateka y'isi. Yego. Sibyo? Rero Eric, iyo ijambo ry'Imana rivuze ibyerekeranye n'ikizira cy'umurimbuzi nk'uko wari umaze kubivuga cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli, ntabwo abanditsi b'ubutumwa bwiza basize batasobanuye icyo kintu. Iyo usomye muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 20 haratubwira ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohoka. Yego. Izi ngabo zagose Yerusalemu zari iz'Abaroma, zari ingabo z'Abaromani. Ndetse mu zindi ngeri baravuga ngo ubwo muzabona amabendera cyangwa se ibimenyetso by'ingabo z'Abaromani bishinzwe ku butaka bwera bwa Yerusalemu, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kugereje gute? Kwegereje. Amabendera y'ingabo z'Abaromani ndetse n'ibimenyetso by'ingabo z'Abaromani abantu benshi barabizi, wenda ntitwajya mu mateka, kandi mu mateka isomye ibitabo by'amateka niko ibi bintu byagenze muri 70. Rero ibi byerekana yuko no mu gihe cyacu hagomba kubaho kugota. Yego. Aya mabendera n'ibimenyetso by'Abaromani bikongera bikazamura. Ibi wenda ntitwabyinjiramo ngo turebere hamwe ibyerekeranye n'ubwami n'ubundi Daniyeli yavugaga mu gice cya 7, ari nabwo umushishuzi Yohana yongeye gushimangira mu byahishuwe igice cya 13 ndetse n'icya 14 n'icya 17. Ariko ni ikimenyetso cyerekana ko ubu bwami bwagombaga gukomeza kugeza ku mperuka nk'uko Daniyeli yabyeswe mu gice cya 4. Yego. Biravuze ngo ibimenyetso by'Abaromani nk'uko byazamuye icyagihe, n'uyu munsi bigomba kuzamurwa. Ariko nanone hari icyitwa ikimenyetso cy'Imana. Amen. Ikimenyetso cy'Imana kigomba kuba kidakuka. Utekereza ko ari iki? Ni Sabato. Kandi ikintu kitangaje cyane ni uko iyi Sabato yongeye kuvugwa muri uwo muburo Kristo atanze w'ibizabaho mu minsi y'imperuka. Kristo aravuga ati musengere guhunga kwanyu kutazabaho ku munsi w'iki? Isabato. Kubera iki se? Kugezaho ijuru n'isi bizashirira, itegeko ry'Imana ntirizabaho n'iki? N'inyuguti. Amen. N'inyuguti n'imwe. Amina. Biravuze ngo no mu intambara zagombye guhagarara umunsi w'isabato ukaruhuka. Isabato rero ihanganye n'ikindi kimenyetso cy'Abaromani. Ikibazo kibazwa ni iki ngiki, mbese abantu bazumvira iki? Bazumvira Imana umuremyi bamuramye ku munsi w'isabato? Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo uhereye ku murongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngabubwire abo mu isi. Abubwira abantu bose bari mu isi. Yego. Abari kutwumva, abazatwumva n'abandi benshi. Yego. Ngabubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Yego. Ubwo hari umuntu usigaye? Nta muntu n'umwe usigaye. Avuga ijwi rirenga ati, mu yandi magambo avuga ijwi rikomeye cyane rigera kuri buri muntu wese, rimubwira, rigira ikintu rimubwira. Aya ni amagambo akomeye cyane. Nimwubahe Imana muyihimbaze. Amen. Nimwubahe Imana kandi muyiramye. Byari ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato.
ku munsi w'isabato nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigenje gute gisohoye. muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko. muramye umuremyi waremye mu minsi 6 ku munsi wa 7 akagenza ate akaruhuka, akaruhuka akategeka ko n'uwo munsi wibukwa ngo bazirikane ko ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Yego. ku murongo wa 9 hatubwira irindi tsinda ry'abantu bataramya ku munsi w'iki w'isabato. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga n'ijwi rirenga ati umuntu naranya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ya nyamaswa ivuga ni inyamaswa yo mu Byahishuwe igice cya 13 kandi iyo ni inyamaswa ivuga ku butegetsi bwa Kiliziya Gatolika, ni inyamaswa ivuga ku butegetsi bwa Roma ya Gikristo. Yego. Ariko hatubwiye n'igishushanyo cyayo. Ubwo ni iyindi nyamaswa igomba kurema ishusho nk'iyi nyamaswa ya mbere uko Roma yari iri mu bihe bya mbere. Aya ni amakuru avuga mu gice cya 13. Ni amakuru avuga mu gice cya 13 cy'Ibyahishuwe. Yego. Ibimenyetso by'iyi nyamaswa ivuga mu gice cya 13 nk'uko byari biri mu gihe cya Yerusalemu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ibi bimenyetso byazamuwe ku butaka bwera. Amabendera arashingwa ku butaka bwa Yerusalemu. Mu gice cya 13 hatubwira ikindi gihugu cyari kimeze ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Umwana w'intama ashushanya Kristo niwe mwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Yego. Iki gihugu nacyo cyari cyavugaga nka Kristo. Ariko tubona cyongera kwemera ubutware bwa ya nyamaswa, gitangira kuvuga nk'ikiyoka. Yego. Gitetekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa, gitegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ariyo Roma ya Gikristo. Ya yindi muri 300 ndetse na 538 yahatiye abantu bose kuruhuka ku cyumweru umunsi wa mbere w'iki. Uko kikaba ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Cyo nicyo kimenyetso cy'inyamaswa. Mu gihe n'ikimenyetso cy'Imana kivuga isabato. Mu gihe ikimenyetso cy'Imana abantu bagomba kuramya Imana ku munsi w'iki w'isabato. Ijambo ry'Imana ritubwira ubutabera bw'Imana ukuntu buzubahirizwa kuri aba bantu. Yego. Baramya Imana ku wundi munsi atari ku munsi wa ryari w'isabato. Amfete nta nubwo baramya Imana kuko Imana nyine iramywa ku munsi yagennye. Iramywa ku munsi w'isabato. Bahita bahinduka baramya ya nyamaswa. Niyo mpamvu Imana itanga umuburo. Umuntu naranya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Erika ni amagambo akomeye nta muntu twayifuriza mu bo dukunda. Niyo mpamvu dutanga umuburo ngo abantu bongere kugarukira Imana. Reka tugane ku musozo twifuriza abantu iki ngiki nk'uko Kristo yabivuze mu Byahishuwe igice cya 17. Yego. Ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Nirarika nifuza guhereza abantu. Yego. Ya mahembe 10 wabonye niyo babami 10 batarima. Aya ni amami yo kwisakomeye uyu munsi agomba guhabwa gutegekera hamwe n'inyamaswa yo mu Byahishuwe igice cya 13 ayo Roma ya Gikristo. Aba bami bo mu isi bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. 13 abo bahuje inama bagomba guhuza inama. Yego. Bazaha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama. Bazarwanya Yesu Kristo. Yego. Ariko umwana w'intama azabanesha. Kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abantu. Amen. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse nabo bazayinesha.
amen. ndabyifuriza buri muntu wese twabanye mu izina rya Yesu. Amen. Muvandi, warakoze cyane kandi urakoze ku bw'aya magambo dusorejeho. Ndarikira uteze amatwi aya magambo kugira ngo yongere yatekereze aho ijambo ritubwiye icyifuzo cya Yesu yasabye abigishwa be igihe hari ku musozo rwose w'umurimo, avuga ati namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku munsi w'isabato. Iki cyifuzo cya Yesu cy'uko abantu bakwiriye gusenga ngo je kuzaba ku munsi w'isabato ayo makuba, gishimangira ibintu bikomeye cyane abantu b'Imana bakwiye kuzirikana. Nuko guhunga bakimara kubona ikimenyetso bagomba kubyitaho, bakumvira uno muburo uri kubwirizwa uyu munsi, kandi birashimangira kubera ku isabato. Yego rwose. Kubera yuko igihe bamwe bibwira ko Kristo yabambye isabato, ari kuvuga ngo musenge, ntabwo nzaba nyiri kumwe namwe, ariko musengere kugira ngo isabato ayo makuba menshi atazaza ari ku munsi w'isabato. Ngira ngo ubuhanuzi bwa mbere bwasohoye muri 70, hari hashize imyaka isaga 40 Kristo agiye mu ijuru. Abo bigishwa ba Kristo babanye nawe bari bagisenga ngo data uzadufashe amakuba atazaza ku munsi w'isabato. Ese ubwo basengaga iryo sengesho badakomeza isabato? Ubwo se isabato yari yararimbuwe na Kristo? Uko kwaba ari ukubeshyera Yesu cyane. N'uyu munsi rero isabato iracyafite agaciro kayo, ku buryo Yesu yasabye abasize mu isi kugira ngo bakomeze kuruhuka isabato, banasenge ngo amakuba azaba mu isi atewe no kugomera Imana no kurwanya umwana w'intama nk'uko maze kubisoma atazaba ku munsi w'isabato. Ndagushimira rero kubw'amagambo meza wadusangije atwereka iby'imibereho ya Kristo ndetse n'isabato. Imana iguhe umugisha, kandi niringiye yuko atari ubu ngubu ubanye natwe ku mucyo w'isabato, ahubwo Imana nibishaka twongera kubona umwanya uzaza kutuganiriza no ku byanditswe byera no kugira izindi ngingo zitandukanye. Yego, murakoze cyane Eric, rwose ni karibu. Amen. Urakoze cyane. Reka udusoreze n'isengesho, kandi rwose unasabira umugisha no murimo w'umucyo w'isabato kugira ngo ujye mbere. Turagushimiye cyane nyiricyubahiro gihanije, data wera wo mu ijuru, wabanye natwe muri no gahunda y'ibyigisho. Icyubahiro kibi cyawe. Amen. Wongeye guhugura imitima yacu, kandi ijambo ryawe ryageze ku bwoko bwawe. Reka rero umurimo usigaye tuwuguhariwe wo kuvomera iyo mbuto mu mitima y'abazaryumva. Amen. Icyubahiro kibi cyawe. Amen. Umugisha umuvandimwe witanze tukabana, kandi uyu murimo akorera kuri uru rubuga rw'umucyo w'isabato uwagure nyagora ku ngano. Amen. Ni kenshi tugira imigambi y'ibyo gukora, ariko dukenera ubushobozi n'ubufasha bwawe. Umwagurira imbago. Reka ibyo ahura nabyo by'imbogamizi aba ari wowe mukiza, aba ari nawe ukemura amakene y'uyu murimo, maze ku iherezo izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Amen. Ndamukuragije ngo uzabane nawe, kandi benshi iri jambo ryawe rizageraho. Reka mwami uzabahindurire ku gakiza. Amen. Nk'uko ari isezerano ryawe. Turakwiragije uduhe gukomeza komatana nawe cyane mu rugendo rwacu rw'ubuzima dusigaje ku isi, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.